I greet you all very warmly, near and far, mwese aba in hafi the precious n'abakure and holy mu name izina of ry'igiciro our ryera beloved ry'umukundwa wacu and Savior, umwami Jesus n'umucunguzi Yesu Kristo. What a privilege Mbega amahirwe twagiriwe, that we can believe ubuntu bwo as kwizera the scripture nk'uko ibyanditswe bivuga. Uko and the kwizera scriptural faith kujyanye is n'ibyanditse, our victory, ni which has ukunesha kwacu overcome the world. kwatsinze isi. Ntabwo ari ukwizera kubonetse kose, ahubwo ni ukwizera kuri muri Yesu Kristo, umwami wacu n'umucunguzi. Who on the cross of Calvary Igorogota gave his yatanze life for ubugingo us, bwe ku bwacu, shedding his blood, yamennye amaraso ye, redeeming us. araducungura. Yes. Nibyo, Also, all who are no translating, we kubasemura wish you turabifuriza God's richest imigisha blessing. ikungahaye y'Imana. And in particular, By'umwihariko our beloved brother mwene data Andreas Miskis. Andreas Miskis and all the team, n'itsinda bakorana risobanura and who are taking n'irindi care of riri ku that all the ikoranabuhanga world can kugira tune ngo in. isi yose idukurikire. We are very grateful to our Lord Turabishimira God, umwami. and we are also looking back to all these many Dusubije years. amaso inyuma 45 mu myaka years ishize, have passed imyaka since 45 irashize. Buri have our kwezi monthly tugira meetings. amateraniro hano. And in particular, By'umwihariko imyaka 40 ishize, we all know, twese tuzi it's neza well known ko to all of us, that the umwanzi enemy yakoresheje imbaraga was ze making all zose efforts kugira ngo to destroy, asenye no kugira ngo azane to make the commission ugushidikanya ku bukozi untrustworthy. nakiriye. But the Lord God has Ariko given grace. Imana The yatugiriye ubuntu, proclamation ubutumwa continue. bwakomeje gutangwa. And all Bose could make their bashoboye decision gufata icyemezo ko bizera believe the ubutumwa divine commission bw'Imana or whether cyangwa not. ntibizere. Let us also look today into the Uyu Holy munsi Scripture, turebe mu byanditswe byera. a special day, remembrance Ni umunsi to the udasanzwe. resurrection of Jesus Christ, Turibuka our Lord. ukuzuka kwa Yesu Kristo, And his resurrection umwami wacu. is the guarantee Ukuzuka for kwe our ni gihamya resurrection. yo kuzuka kwacu. And his ascension Kuzamuka kwe mu is the ijuru foundation, the evidence. ni gihamya So we, ko natwe at the igihe cyo rapture, kuzamurwa we will be taken up tuzajyanwa mu ijuru kugira to ngo be twibere with the hamwe Lord n'umwami ibihe byose. Let us never forget it. Ntimuzibagirwe na rimwe, ni ugucungurwa gufite eternal agaciro redemption. iteka ryose. That's how it's Nuko written in the byanditse Word of God. mu ijambo ry'Imana, And it remains like this. bihora bityo. The decision of God was Icyemezo cy'Imana to make kwari a ugukora new covenant. isezerano rishya. And this, we say Twongere many times. tugaruke kuri ibi. Already with Abraham, Hamwe for the na Lord Aburahamu, God made uko a Imana umwami covenant with him, yagiranye nawe isezerano, covenant of circumcision, ni isezerano ryo gukebwa ryatanzwe. as all women bear their children with Nk'uko pain abagore bose bagomba kubyara bababaye, to the boys. On the 8th nuko day, umunsi wa munane the uruhinja circumcision was given rwakebwaga, as a remembrance kubwo to that. kwibuka ibyabaye mu busitani Eden. bwa Edeni. It was a Ni begetting igikorwa act which cyo took kubyara place there, cyari cyabaye muri Edeni. and two different Nibwo seeds imbuto ebyiri came zagaragaye. forth. Hano ntitwinjira kuri We iyo don't want to ngingo. go here into details Hano now. ntitwinjira kuri iyo ngingo say gusa.
nshaka that God's kuvuga holy word ko ijambo in ry'agaciro our time ryera ry'Imana was revealed mu in gihe such cyacu a way ryahishuwe as ku never buryo before. butigeze kubaho mbere. And we thank the Lord for it. Ibi turabishimira umwami. We can cry out with all our hearts, Lord, N'umutima wacu we thank wose you dushobora kuvuga for the ngo new covenant mwami which you made turagushimira with us, isezerano We rishya thank you wagiranye natwe. for your precious blood Turagushimira which you shed. kubw'amaraso for yawe us. yera We ayo thank wamennye. you Turagushimira promises kubw'amasezerano which you yose have given unto waduhaye and we kandi thank you. warakoze kubw'ubugingo eternal life. buhoraho. Just so wonderful Biratangaje cyane that all promises of amasezerano God yose are yes y'Imana and amen ni yego na amina in Jesus Christ our Lord. muri Yesu Kristo umwami wacu. And also that Ku bijyanye n'isezerano rya kera nko muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 ibyo byatangajwe mbere bivuga ngo dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya namwe. Imana yarabikoze. in Matthew 26 Naho muri we Matayo find igice cya 26 the most turahabona well-known and amagambo powerful words azwi of our Lord. akomeye y'umwami This avuga is ngo my aya blood, ni amaraso the blood yanjye, amaraso of the new y'isezerano rishya which was shed for many for the remission of sins. amenewe benshi ku bw'imbabazi z'ibyaha. Everything byose byanditswe was written down for ku us bwacu in the word of ku God. bw'ubuntu bw'Imana. And in particular, I would like to nshaka greet by'umwihariko all our brothers gusuhuza worldwide, bene data all our bose ku isi sisters worldwide, na bashiki greeting bacu them bose ku isi who are abari joined kumwe with the Lord n'umwami ku through bw'ijambo word and spirit, n'umwuka we. joined Abo with God. bari kumwe n'Imana. And as I said many times, nk'uko nkunda kubivuga, when a servant of God ibi bidatanze umusaruro ku mukozi w'Imana to connect the kubw'ikibwirizwa people atanze with God, ngo ahuze if they abantu just are n'Imana, connected with Him niba as the bari carrier mu bumwe of the divine n'utwaye message, ubutumwa bw'Imana, this is not enough. ibyo ntibihagije. We have the duty, the task, Dufite to prepare inshingano the yo way for the gutegurira umwami We have the inzira. Dufite umukoro wo guhuza Imana join the people of God n'ubwoko through bwayo the preaching ku with God. bw'ikibwirizwa. And to it Ibi belongs bitujyana muri Yesaya Isaiah 53 verse 1, umurongo wa mbere. who has believed Ninde wizeye ikibwiriza cyacu, sermon, our report, and kandi to whom is the arm ukuboko of the Lord k'Uwiteka revealed. kwahishuriwe nde? And to it we can say, Kuri ibi whoever dushobora kuvuga ko whoever in uyu this time munsi today umuntu believes the preaching of the word, umuntu wizera to him ikibwiriza arm cy'ijambo of the Lord niwe is revealed. wahishuriwe ukuboko k'Uwiteka. For the right hand of the Ukuboko Lord is kw'iburyo k'Uwiteka uphold, and the kurazamuye, right hand of the Lord iburyo upholds the bw'Uwiteka victory. niho hari intsinzi. And as the singers have sung of the faith, nk'uko korari yaririmbye is the ku victory. kwizera. We Ukwizera believe ni in our beloved intsinzi. Lord, twizera umwami in the wacu victor of uwanesheje Calvary, in the igorogota, victor over death uwanesheje and urupfu, hell and devil, ikuzimu n'umwanzi, who rose on the hanyuma third day. umunsi We all wa know gatatu arazuka. about the reports from the Gospels. Twese tuzi ibyo inzandiko zivuga, What happened on the first day of the uko week. Our byagenze Lord, of icyumweru course, cya mbere. was crucified on Umwami a wacu Friday. yabambwe On Sunday ku wa morning, gatanu, He ku rose. cyumweru mu gitondo arazuka. And also here, Hano it must be said here, tubivuge, ntabwo it's not handitse ngo written nyuma after y'iminsi 3 itatu, days, ahubwo but handitse on
on the ku third munsi day. wa gatatu. Also here, Aha one has to nta kwibeshya, listen and tugomba read kubaha precisely no gusoma kandi the Holy Scripture tukumva neza ibyo as the Holy ibyanditswe Scripture byera gives bivuga, tukizera testimony ubuhamya of that, what took bwatanzwe place. by'uko ibintu byagenze. And we know tuzi neza ko mu madini all yose, churches, mu mashyirahamwe in all n'amateraniro Christian bya denominations and gikristo, fellowships, uyu munsi today ijambo the ryo muri word is Yohana being read igice cya from 20 John 20 barimo barisoma of the resurrection ku of bijyanye our Lord. no kuzuka k'umwami wacu. And then we are coming to None the question, turabaza iki kibazo: who of all these people, ninde muri abo these are bantu millions, bose, and kuko again ni millions, amamiliyoni who n'amamiliyoni, ninde are being read usoma ibyabaye what kiriya happened cyumweru on that mu gitondo, Sunday morning, umunsi wa on mbere the first w'icyumweru, day of the week, ninde usoma as the Holy Scripture nk'uko ibyanditswe reports it? byera bivuga? Let me, very humbly, let me Mu say, guca bugufi mureke mbabwire, God has not given us a Imana Christian ntiyaduhaye religion, idini rya gikristo, but ahubwo in Jesus muri Christ, Yesu He Kristo pardoned us. He yaratubabariye, has given us yaduhaye forgiveness. imbabazi He z'ibyaha reconciled byacu, us kubw'ubuntu with God. yatwunze It's not n'Imana. only the remembrance to that Atari ukwibuka gusa what ibya once kera, happened, ariko but uyu munsi that tugira imyimenyerezo y'agakiza we can make buri the wese personal ku giti cye experiences of salvation hamwe with our God. n'Imana. That today Uyu we can munsi ni ukwihana and turn to the no Lord, kwicuza repenting, kubw'ubuzima confessing our twahozemo sin and nta Mana. guilt, Tugomba asking Him for kwicuza forgiveness. ibyaha byacu That imbere today y'Imana, all these tukamusaba personal imbabazi experiences ze. of Uyu salvation munsi we can iyo make myimenyerezo by His y'agakiza grace. dushobora kuyikora kubw'ubuntu bwe. And then up to John Muri 20, Yohana igice cya verse 20 21, umurongo wa we read, 21 turasoma. then said Jesus to them again, Yesu yongera kubabwira ati, peace be unto amahoro you. abe muri mwe. As my Father has sent me, even so Uko send data I you. yantumye niko nanjye mbatumye. This is a Iri very ni mighty ijambo word. rifite imbaraga. At the resurrection, Igihe cyo kuzuka our Lord hari have seen abantu some. babonye Some have seen umwami, him. We have the reports in the birerekanwa Gospels. mu butumwa, But then the disciples were gathered, ariko and the Lord appeared. abigishwa bari bateranye, hanyuma umwami arababonekera, And he spoke out the mighty ababwira aya words, magambo y'imbaraga peace be ati, unto you. amahoro, amahoro abe muri mwe. And then he has given Hanyuma the divine atanga commission. ugutumwa n'Imana, As my Father has sent ngo me, even nk'uko so data yantumye, send I you. nanjye ndabatumye. Just so mighty Birakomeye, that our Lord birakomeye has given the kubona commission umwami wacu directly ahita on the atanga umurimo wo resurrection gutumwa day, ku munsi yazutseho. giving the commission to his Yahaye intumwa ze disciples, uwo apostles. murimo, He said, as arababwira my ati, Father has sent me, uko data yantumye even so nuko send I you. mbatumye. We all know in all of the Twese Old Testament, tuzi ko mu isezerano rya Lord kera spoke out umwami callings. yagiye ahamagara He has given, akanatanga commissions. ubutumwa ategeka. Whether we go to Tugiye Moses, kuri Mose to na Elijah, Eliya, all abahanuzi the bose prophets, babaga they baratumwe had a commission bakabihabwa received biturutse from the Lord. ku Mana. and now in the New Testament, Ubu mu isezerano on rishya, the resurrection day, the Lord has given umunsi the yazutseho, commission to his apostles. umwami yahaye umurimo abigishwa be, As my Father has sent me, ati, even so nk'uko send data I yantumye, you. nanjye
ndabatumye brothers and sisters. bakundwa bene data I'm bashiki banjye grateful to the Lord that we now ndashimira umwami arrived in a period of time kuko tugeze mu gihe where we necessarily aho tugomba have to kugenzura search the ibyanditswe Holy byera Scripture ibi to know kugira ngo tumenye whom mu myaka ibihumbi bibiri did God ishize uwo imana use in the yatumye past ninde 2,000 years. watumwe Whom could he cyangwa send? uwoherejwe Whom n'imana did God send ninde in imana our time? yohereje muri iki gihe turimo Not men atari abantu who are bamaze imyaka preachers, mu mashuri ya seminars, seminari in Bible mu schools, mashuri ya bibiliya who were educated there bakagirwa ababwiriza to then be puffed up bakiremereza and arrogant. n'agasuzuguro No. oya Where and when nihe did the Lord ni ryari in our aho time umwami mu gihe cyacu has given a divine commission, yatanze ugutumwa n'imana and now it's manifested. Beloved ubu brothers and sisters, biragaragara bene whether data we bashiki banjye spiritually haba mu buryo are in our bw'umwuka own world of ese imagination, twaba or turi mu whether ntekerezo zacu we, cyangwa turashima recognize the divine umugambi plan of w'agakiza salvation. w'imana and in particular the promises by'umwihariko for the last ku period of masezerano time, in the time of areba grace, igihe cya nyuma before the return ku of Jesus iherezo Christ, ry'igihe our cy'ubuntu Lord. mbere yo kugaruka k'umwami wacu In every meeting, it muri must be buri said teraniro anew. ibi bigomba truly kuvugwa bushyashya Believe by'ukuri according to the Holy ni Scripture ukwizera that we arrived nk'uko at the end ibyanditswe byera of the biri time of turi grace. ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu And as at the first coming of Christ, all the promises mu kuza kwa mbere kwa kristo which referred to it amasezerano yose came to yarebanaga their no kuza kwe fulfillment. yarasohoye So n'ubu now amasezerano all promises yose arebana find no their kugaruka kwe arimo gusohora because we now tugeze arrived muri icyo gihe in that time. bigiye We see it, gusohora of course. turabibona And in neza particular, by'umwihariko in the last mu byumweru past 2 bitandatu weeks, bya 6 nyuma weeks, when iyo you think about it, dutekereje uko what our Lord umwami wacu said yavuze in muri Matthew matayo 24, 24 Mark 13, mariko 13 Luke 21, luka 21 what he foretold there ibyo umwami yavuze mbere of the people of Israel, that they would return birebana n'ubwoko into the bwa land of isiraheli their fathers, ko bazasubira mu gihugu into the cy'abasekuruza land of promise. bazasubira mu gihugu cy'isezerano And then the Lord, hanyuma in connection with it, ku he said, bijyanye n'ibyo "This generation, umwami yaravuze this ati generation iki shall not gisekuruza pass iki gisekuruza until all ntikizashira things took place. ibyo byose Heaven and earth bitabaye shall isi pass n'ijuru away, bizavaho but ariko my words ijambo ryanjye shall not pass ntirizavaho niko Did our Lord say. umwami wacu avuze mu What a ijambo rye grace mbega ubuntu that we may recognize. tugomba gushima Also in that, turavuga ibi what happens kubera through ibirimo kuba this virus worldwide. And no one iki can gihe bypass it cy'iyi anymore. virusi iri ku isi And yose everywhere, there's nta muntu perplexity, bitareba na gato hose and nothing ni will be on the ukwiheba. earth anymore nta na as kimwe it was, kizongera kubaho before. uko cyari mbere not in the air, not on the haba mu street, kirere mu not in mihanda the business life. nta na kimwe mu Everything will be bucuruzi no more. nta kintu As it kizongera was kuba once upon a time. uko cyari mbere And if we say ni intangiriro y'ibise this is only the beginning of the birth pains which are coming upon the earth, until the up to igiye the kuza ku perplexity, isi up to the desperation, bizagera ku kwiheba things will come guta upon the earth. umutwe hose ku isi And this, without exception, doesn't matter what kind of country
nta gutoranya, what kind of nta color, kureba all abakomeye, over the earth. ubwoko, ibara ry'uruhu. Visitations Ku isi will yose take place, hazaba but to the ibyago. Lord be the Muri thanks. byose He said, ishimwe ribi ry'umwana. when this begins Yaravuze to ngo happen, then igihe lift ibi up byose your heads, bizatangira gusohora, for you know twubure imitwe that yacu, your redemption tuzamenya is ko drawing ugucungurwa near. kwacu kwegereje. Let us once again emphasize it. Right on the resurrection Twongere day, tugaruke at kuri the ibi. evening, the Lord Neza ku munsi wo kuzuka was with his nimugoroba, disciples, umwami yari gathered with kumwe his apostles, n'abigishwa be, and he gave ateranye them the n'intumwa ze. commission, Umwami as the atanga Father ubukozi has sent ati, me, nk'uko so data sent yantumye, I you. nanjye ndabatumye. A divine sending, Uku ni ugutumwa the n'Imana proclamation of that, kugira ngo ubwirize What God iby'Imana ordained for us, yakoze ku bwacu, for the nations in ibyo general, what He yakoreye foretold amahanga, ibyo for this yahanuye last period of time. ku mahanga Let us muri say it once iki again, gihe cya nyuma. and time and again. Twongere Everything is tubisubiremo written. bushyashya. Byose biranditse What would take byagombaga gusohora haba before the return mbere of yo Jesus kugaruka Christ, kwa Yesu Kristo, and also what n'ibyagombaga gusohora afterward. nyuma, up haba inzabya to the seven zirindwi wiles of z'umujinya wrath, up to the kugeza seven ku byago judgments birindwi of God, by'Imana. which will come upon Byose the earth bizaza after the neza rapture nyuma of the church. y'izamurwa. Byose Everything is written down byanditse mu in the Holy byanditswe Scripture. byera, up ndetse to the millennial haravugwa reign ubwami bw'imyaka of the 1,000 igihumbi years of our bw'umwami Lord wacu here on this earth, ategeka ku isi and hamwe we with natwe, up ndetse to the promise n'amasezerano y'ukuri y'Imana and divine fact. mu byahishuwe igice cya Revelation 21 21, umurongo wa mbere haragira verse hati, and I saw mbona ijuru a new rishya heaven n'isi and a nshya, new earth, kuko ibya for the mbere first byari were byakuweho. passed away. Yes, dear Nibyo brothers and sisters, bakundwa bene we are data, living mu by'ukuri turi in a mu very gihe special time. cyihariye. Let me read to it, especially Reka tubisome concerning the making by'umwihariko of the covenant, ibirebana n'iryo sezerano concerning rishya the plan ryakozwe, of salvation, uwo mugambi w'agakiza, that we have ngo part in tugire it, umugabane kuri byo. and that we just look into the Holy Scripture, Turebye mu byanditswe byera, what God dusoma has given us in iby'Imana Christ muri Yesu Jesus Kristo by His yaduhaye grace. ku bw'ubuntu bwe. In Luke 1, Muri Luka igice cya mbere verse 72, it says, umurongo wa 72 haranditse ngo, 72, to perform the mercy kugirira promised to ba our fathers sogokuruza imbabazi and to no kwibuka remember isezerano His ryayo holy ryera. covenant. Imana yibuka isezerano God ryayo remembers ryera. His covenant. Ni umurongo wa 72. We all, of course, in the German language, we have the term marriage Mu covenant. Budage isezerano To ry'ubukwe, meet each other, babiri to barahura, agree, babiri they make a covenant. baremeranya, they make a covenant, bakagirana isezerano, and they bakarahirira swear to be ko faithful to one another. bazagirirana icyizere. God made a Imana covenant with us. yagiranye isezerano natwe, ariko Must say usabwa yes guhamya to this uti covenant. yego As in the earthly, kuri iryo sezerano, a bridegroom nk'uko hano ku isi asks his bride, he umukwe asks asaba her umugeni directly, are you ati, ready? ese witeguye to gukorana make the isezerano covenant with me? ry'ubukwe nanjye? And she must Umugeni give her agomba yes. kuvuga ati yego. And then Icyo gihe consecration takes nibwo place. babasabira In the umugisha. same way it is with Ibyo us. niko bimeze natwe. The heavenly bridegroom asks Umukwe wo mu his ijuru earthly bride, arasaba umugeni wo are ku you isi ready ati, to make ese the witeguye covenant gukorana with me? isezerano nanjye? Are you ready Witeguye to kubana go no and walk with kugendana me nanjye through all ubuzima of bwawe life? bwose?
And then we noneho give him the tumuha answer, igisubizo cyacu yes, ngo Lord. yego mwami. And then it's written in the Gospel of John, handitse mu butumwa bwiza bwa in the first Yohana chapter, igice as cya mbere many as ngo received him, icyo akora to them he abamwemeye gave bose bakizera izina to rye become the children of God, yabahaye namely even to ubushobozi them bwo who kuba believe abana on b'Imana his name. kuri ba bandi bizera izina rye. And concerning making the covenant, especially nanone ku the terms bijyanye no gukora bride isezerano and bridegroom, hari ibireba umukwe n'umugeni. that's how we have it. In hano Matthew muri Matayo 25, ibice 25 it said mu very buryo busobanutse haranditse the ngo kingdom of heaven icyo gihe shall be likened ubwami unto bwo mu 10 ijuru virgins buzagereranwa n'abakobwa 10 who go out bajyanye to meet amatabaza the yabo bajya gusanganira Let me umukwe. say it here. mureke nongere humbly. Let not say it mbabwire loudly. ibi mu guca bugufi atari ukwishyira hejuru. But the Lord umwami will not take a ntazaza religious gushaka whore indayisenga into glory, ngo ayijyane mu take a bwiza, virgin, a ahubwo bride, azaza gushaka which isugi commit y'umugeni fornication with into patience, yizerwa itarakoze ubusambanyi n'inyigisho zanduye z'insobanuro, but pure and n'uwera holy she yera remained, igihe cyose. born again azatwara unto a living uwavutse ubwa hope kabiri kubw'ibyiringiro by the bizima, Spirit of God, abyawe n'umwuka word w'Imana of God. n'ijambo And ry'Imana. then we read, turasoma ngo those who were ready abari went biteguye in to the binjirana marriage nawe supper, mu cyumba and the cy'ubukwe, door was hanyuma closed. urugi rurakingwa. For me, this scripture kuri njye has a ibi byanditswe very bifite special icyo bivuze gikomeye, because of course it's written byanditswe right neza after nyuma Matthew ya 24. Matayo ibice Where it is 22, written, ahanditswe neza Who ngo then is this faithful Mubirebye. and wise servant ninde mugaragu whom the Lord, w'indahemuka whom his Lord has kandi made ruler uzi over his ubwenge, household, shebuja them yashinze food abo in mu due rugo rwe season. ngo abahe ifunguro mu gihe gikwiye. Today Uyu it's munsi very important ni ngombwa that for this ugusobanukirwa ijambo ribwirizwa preach the word ryagenewe iki ordained gihe for this turimo. time. We are not living in the past. ntabwo We are turi mu living in the by'igihe presence of cyashize, God. turi imbere y'Imana. And we are also not ikindi living in the years ntitukiri mu byo mu myaka 1933 y'igihumbi magana to cyenda mirongo itatu na gatatu 65. kugeza igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu. This was the period of time which the Lord God has given to our beloved icyo brother Branham. cyari igihe umwami yari yarageneye Frere Branham 1933. mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na Already the gatatu, mighty mu commission gihumbi from the magana cyenda mirongo supernatural itatu na cloud, gatatu, ubu bukozi bukomeye thousands have seen, bwaratanzwe aho abantu present there at ibihumbi the Ohio River bari bateranye when this babona man of igicu God, kidasanzwe bari ku after his nkombe z'umugezi first Ohio. evangelization, uyu muntu w'Imana akimara kuvuga baptized ikibwiriza some cye cya in mbere, the Ohio River. benshi bemeye kubatizwa. and then he heard the voice, look up, yumva iri jwi once ngo again, reba, look up, and nanone behold, ubura umutwe. the muri uwo supernatural light mwanya urumuri came down, rw'indengakamere visible for rwaramanutse all who were rugaragarira buri wese wari and the aho. voice hanyuma of the Lord ijwi ry'umwami sounded rirarangurura from this muri icyo supernatural light, gicu as kidasanzwe John the Baptist ngo was sent to forerun the nk'uko first Yohana coming of umubatiza Christ, yoherejwe ngo abanzirize So kuza you kwa mbere kwa are Kristo, sent with a nawe message utumanwe that will ubutumwa forerun buzabanziriza the second coming of Christ. kugaruka kwa Kristo. Brothers and sisters, bakundwa bene data bashiki bacu, please understand mugire imyumvire that what God has done in a supernatural yuko way, ntashobora guhisha cannot ibyo Imana bypass yakoze it. hano ku isi mu buryo budasanzwe. I have the divine commission mfite umurimo to w'Imana tell this wo generation kubwira iki gisekuruza
iby'Imana God has yateganije ordained n'impamvu and purposed for this y'iki period of gihe time. turimo. And to this it just belongs that also all come to know dufite what God uburyo bwo has kumenya ibyo yakoze. And as the Lord at that time nk'uko kera sent John the Baptist, Yohana Umubatiza and he could yoherejwe testify, n'umwami and he could say, agatinyuka he guhamya who sent akavuga ngo me, uwantumye he told me, yarambwiye ngo on whom you see the uzabona Spirit umwuka amanukaho descending, it is him uwo who niwe baptizes uzaba with the abatiza Spirit and with n'umwuka fire. n'umuriro. And then this man of Noneho God uyu could muntu testify w'Imana of it, yatinyukaga that he has guhamya seen it with his ibyo own yabonesheje amaso ye eyes, byamubayeho experiencing it ku giti personally. cye. And brothers and Bene sisters, data please bashiki believe me. banjye, ndabinginze mwemere This ibyo what mvuga, one has seen ibyo personally, niboneye personally experienced, ubwanjye not imagination, ntabwo ari ibyiyumviro, not si thinking n'ibintu something, but natekereje, personally have seen n'ibyo it, personally niboneye experiencing bibamo. it. This remains Ibyo until all bizaguma mu eternity. buzima bwanjye iteka. And as sure as our nk'uko Lord, umwami wacu byabaye, on the first day, niba ku on the munsi wa mbere wo resurrection kuzuka kwe yarabwiye abigishwa disciples, be n'intumwa ze to the apostles, he has akaziha given the commission. umurimo, muri ubwo In the same buryo way, biracyakorwa until kugera the end. ku iherezo. God Imana knows izi uwo whom yagennye he has n'icyo ordained yamugeneye for it and chosen n'inshingano yamuhaye. He had Moses, yatoranije he had the Mose, prophets, abahanuzi he has chosen them, he yarabatoranije, sent them, niwe and wagiye they abatuma, proclaimed babwirije what would take ibyagombaga kubaho. And let us say it every time. twongere tubivuge bushyashya. What good is it for us ese if we would know byatumarira iki what God kumenya did iby'Imana in the yakoze past mu myaka 2000 ibihumbi years bibiri ishize, if we would not mu gihe could testify of tudashobora that what guhamya God ku by'Imana yakoze in our time, kandi irimo gukora muri iki gihe cyacu. as we nk'uko read, twabisomye ko umwami yatanze iryo the sezerano mu isezerano made the rya covenant kera no mu in the isezerano Old Testament, rishya. and then in the New. And Bene brothers and sisters, data bashiki today, bacu, uyu munsi I brought with nazanye me isanduku the y'isezerano. Ark of the Covenant. Murebe You see here, hano right and left, iburyo n'ibumoso, a cherubim. You see the Ark of the Covenant. murabona isanduka y'isezerano. And the word revealed by God from the covenant ijambo was rihishuye laid ry'Imana into the ryajyaga muri Ark of the isanduku Covenant. y'isezerano. And once in a year, the high inshuro priest imwe mu mwaka went with the blood of umutambyi mukuru reconciliation, yinjiragayo the blood of n'amaraso atonement. He went into the y'ubwiyunge, Holy of Holies. yinjiraga ahera cyane, He laid the blood noneho upon the lid agashyira amaraso, of the Ark of the azana Covenant, amaraso ku nkomanizo so that the y'isanduka law y'isezerano, with the judgment kugira ngo itegeko n'urubanza is come to its end, bigere ku iherezo, and so that the birangire forgiveness can take haboneke place imbabazi by the ku blood, bw'amaraso bihamijwe testify. n'amaraso. in the same Na way. niko bimeze Our uyu Lord and munsi, Savior, hamwe as the n'umwami high wacu priest, n'umucunguzi he wacu went with his own nk'umutambyi mukuru, hamwe into the most n'amaraso holy ye, place. yinjiye mu buturo bwera, hanyuma ahashyira has put his amaraso blood, ye, amaraso the blood of the new covenant, y'isezerano he rishya laid it upon ayashyira the lid ku of the isanduku Ark of the y'isezerano rishya. And it's still today on it. N'uyu Even munsi today, amaraso it's on the aracyari Ark ku of the isanduka Covenant. y'isezerano. Uyu Even munsi today, we can come to the dushobora Lord. kugarukira Even umwami. today, Uyu munsi it's ni forgiveness igihe time. cy'imbabazi. And if we, especially Iyo dutekereje uyu munsi ko umucunguzi wacu, our Redeemer umukiza wacu, walked byamusabye this guca difficult way mu nzira iruhije via Gethsemane i Getsemani to Calvary. kugera i Karuvari, So, ibyo we recognize bituma duha agaciro what we were worth ibyababaje to our umucunguzi Redeemer. wacu,
you and I to redeem wowe us. nanjye You and me yaraducunguye giving us aduha eternal life ubugingo to buhoraho make the covenant with me and with agirana you. natwe Brothers and sisters, isezerano rishya bakundwa we are the nitwe people of bwoko the new covenant. bw'isezerano rishya. But at that time, and I believe there's one kera songwriter, hari indirimbo yanditswe He nkeka expressed ko it. ari iya Paul Gerhardt Paul Gerhardt. igira iti Oh, head oh of wowe wounds mutwe and blood, wakomeretse full of ukava pain amaraso and mocking, wuzuye imibabaro you no head, gusekwa wambitswe which was ikamba scoffed at, ry'amahwa crowned with a wuzuzwa thorn of crowns. amacandwe. Oh, head decorated, oh mutwe urasuzugurwa bikomeye now they are urasekwa. mocking ishimwe ni iryawe beloved. ku bwanjye bakundwa umwami wacu yaradukunze. For God imana so much loved the yakunze world. abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege. Also, this is very important to know. ni iby'ingenzi kubimenya. The Son uwo mwana was not born ntabwo yabyawe in mu iteka eternity by abyawe God, n'imana, ahubwo but he was born avutse 2,000 hashize years imyaka ago ibihumbi bibiri in gusa. Bethlehem, yavukiye i born. Betelehemu, and then he was sent hanyuma aratumwa ngo aze gucungura. We don't believe twe what people are saying. ntitwizera who are ibyo claiming abantu bapfa kwivugira ngo the Father is data eternal, ahoraho, the Son is umwana eternal, yahozeho, the Holy Spirit umwuka is eternal, wera yahozeho. Father is nanone ngo almighty, the Son data is ashobora almighty, byose, the Holy umwana Ghost is ashobora almighty. byose, n'umwuka All these wera things, ashobora byose. we can forget ibyo them. bintu We believe tubyibagirwe. only in one twizera single, imana imwe true, living, rukumbi eternal y'ukuri God nzima, who manifested Imana himself for ihoraho. our salvation Niwe as Father wigaragaje ubwe in heaven, mu in kudukiza his only begotten nka Son data mu on ijuru, the earth, umwana and umwe w'ikinege in the redeemed hano ku isi, church hanyuma by the mu Holy itorero Spirit. ryacunguwe n'umwuka wera. God as Father above us, in the imana Son nka data with us, iri hejuru ya twese, and mu with mwana in the Holy iba Spirit hagati yacu, in us, mu mwuka wera iri muri twe. mighty manifestations Uku of ni God to uguhishurwa gutatu accomplish the plan of gukomeye salvation kw'Imana which He kugira ngo Himself purposed asohoze in eternity. umugambi w'agakiza yari yariteguriye uhereye mu iteka, And to include ngo us into it, tugire umugabane muri wo. because icyo this was ni God's icyemezo decision cy'Imana that He would have cyo kugira sons and abahungu daughters n'abakobwa mu iteka ryose. in eternity. Ashaka He wanted to have them, kubagira. and therefore the manifestation in the Son, in Niyo the mpamvu firstborn among many y'uguhishurirwa brethren, mu mwana, imfura and we muri bene se who benshi by grace twagiriwe have ubuntu experienced the personal tubona uko redemption, gucungurwa who received the kubwo forgiveness, kwakira imbabazi and who have z'ibyaha received byacu, the assurance tugira to have become the ibyiringiro children of bidakuka ko God. We turi abana b'Imana, have been pardoned turi abababariwe as sons nk'abahungu and daughters. n'abakobwa. And let us say it also once again. twongere tubisubiremo, ni It's ugucungurwa an guhoraho. eternal redemption. Imana ntishobora God kwisubira can never take back ku cyemezo yafashe. What He has decided. ibyasohoye yarabiteganije kandi it's written. biranditse. Imana God ihora remains faithful. ari iyo kwiringirwa, Even if we nubwo sometimes twe rimwe na rimwe tutakwiringirwa igihe unfaithful. cyose. bakundwa, God remains Imana yo faithful. niyo kwiringirwa. Also, we are nanone going through tunyura mu trials, bigeragezo tests, bitandukanye, but that what God ariko has ibyo laid Imana into yashyize us, muri twe this agakora muri twe, remains throughout ibyo all eternity. bihora bifite agaciro iteka ryose. I wrote down a large number of nanditse scriptures, umubare w'ibyanditswe just urimo imirongo precious y'agaciro scriptures which speak of the covenant bivuga iby'isezerano which God made. Imana yakoranye with us. natwe. aha I was thinking ndatekereza on Abaroma Romans chapter 9, igice cya verse 9 4, umurongo wa then 4. onward hari n'ibindi in muri Jeremiah, Yeremiya. and then again nanone
mu isezerano rishya iyo mirongo yose inejereje y'agaciro itujyana mu baheburayo igice cya 8 umurongo wa 8 n'uwa 10. hano abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 8 haragira ngo Behold, the days come, dore saith the iminsi igiye Lord, kuza niko Uwiteka avuga, when I will make a new covenant with the house of Israel ubwo and with the nzasezerana house isezerano of rishya Judah. n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, Not according to the covenant bidahwanye that I made n'isezerano with their nasezeranye No. n'abasekuruza. such a covenant, Isezerano nk'iryo iyo ijambo riyobowe rikandikwa mu mutima wacu personally. Here the word ku personally giti cy'umuntu, belongs. biba As our Lord ari ibyo ku giti cy'umuntu, personally experience the fulfillment nk'uko umwami yaje gusohoza ibyavugwaga kuri we to him, that it came to fulfillment up kugeza ku kuzuka on the ku third munsi day. wa gatatu. He could say, Yashoboye kuvuga ngo destroy this musenye temple uru and I rusengero will nzarwubaka mu minsi itatu. rebuild it. He could speak. Yavugaga kandi akabwiriza mu migani, kandi We understood it. twumvise ko twagiriwe ubuntu bwo kwakira no kubona ibyabaye ku bwacu. Brothers and sisters, Bakundwa bene data bashiki let us bacu, also say this once again. twongere We are tubivuge, living in the last period of time before turi mu gahe the ka return nyuma of mbere Jesus y'uko Christ. Kristo agaruka. Now everything Ubu must be byose included bigomba kuba biri mu kibwiriza, haba evangelistic igice part, the kivugabutumwa, teaching part, igice the cy'inyigisho prophetic part. n'igice Now, cy'ubuhanuzi. We must Ubu have divine tugomba orientation by the kuyoborwa word of n'Imana God. kubw'ijambo ry'Imana. Earthly governments, Za they leta are zo ku isi perplexed. zose ubu We must come back to God. zarihebye, twe And then reading tugarukira Imana what dusoma ibivugwa is muri ordained Bibiliya for this period of bigomba time. kuzabaho muri iki And of gihe, course, it kandi will take place. bizabaho. the gathering Hari of the people of uguteranirizwa hamwe k'ubwoko in the bwa land Isirayeli of mu promise. gihugu cy'isezerano. in circulars, Twabyanditse wrote mu about nzandiko it. zizenguruka. How Ese many promises amasezerano have amaze been fulfilled gusohora already? angana iki? and others are in N'andi the arimo fulfillment. arasohora. And if it is about Ibyo the return of the Lord, birebana no kugaruka k'umwami our Savior, umucunguzi wacu, in particular, right at the beginning mu and buryo introduction, said, bwihariye humvikanamo Beware. kwirinda, beware kwirinda that you are kugira not ngo deceived. hatagira ushukwa. Right in Ibyo connection birebana with the no return of the kugaruka Lord. k'umwami wacu, and with all the signs of the end time, hamwe right at the beginning, he n'ibimenyetso said, bigaragaza Beware iherezo ry'ibihe. that you are not, Aravuga that ngo nobody mwirinde deceives you. hatagira For umuntu many ubashuka, will come kuko benshi bazaza in my name, bitwikiriye izina ryanjye, abahanuzi b'ibinyoma. Harimo say they are n'abigaragaza nka Christ as anointed Kristo, ones. nk'abasizwe. and they will say, Christ is here. Baravuga And ngo Christ Kristo ari hano, is there. Kristo ari hariya. Don't believe them. Ntimuzabemere, Don't follow them. ntimuzabakurikire. And then our Lord says, the return Hanyuma umwami wacu of the aravuga Son ngo of Man kugaruka k'umwana w'umuntu as the lightning kuzamera shines from nk'umurabyo the east urabirije iburasirazuba west. ukarengera iburengerazuba. so shall it be with the Nuko return. bizamera mu of the kugaruka Lord. k'umwami. Nta muntu No one will uzaba able to ashobora say, kuvuga ngo He has come yaje here hano or he has come cyangwa there. hariya. No. Ni nko guhumbya. When the Lord returns,
then comes to fulfillment ubwo umwami azagaruka what is written in nibwo 1 hazasohora Thessalonians ibyanditswe mu batesalonike ibice 4. in a company with the trump of azaba God, aherekejwe in a n'impanda company y'Imana, with the voice of azaba the archangel. aherekejwe n'ijwi rya marayika Our Lord ukomeye, will umwami descend. wacu amanuka ubwe. And then the dead in Christ Ubwo shall rise abapfiriye muri first. Kristo babanze bazuke, They will rise. And we, who we are alive and remain, we twebwe abazaba bakiriho tuzahindurwa, twese dusanganira umwami mu kirere. air. Oh, how important it is to read the Holy Scripture, to read it mbega precisely, ukuntu ari ingenzi gusoma ibyanditswe no kwizera neza uko byanditswe. and that's how it will take nuko place bizagenda by His grace. nk'uko byanditswe. Now, for all who are not acquainted, who are kuri acquainted with the baba ministry of Brother Branham, bazimijwe n'ubukozi bwa Buranamu, reka bivugwe. also here are the most various muzi ko teachings hari and inyigisho interpretations n'insobanuro zinyuranye of the statements zagiye of Brother Branham. zihimbwa biturutse ku mirongo But whoever reads yavuzwe na Buranamu. precisely, Ariko and I ku believe muntu usoma there's no man on azi earth neza ko nta muntu n'umwe ku isi who knows uzi the neza 1,200 ibibwiriza sermons. 200 them all, one byose third, narabyumvise even twice or third atari times rimwe I heard them. nka kabiri cyangwa and gatatu, then I translate hanyuma them many. ndanabisobanura And if there's byinshi. one man on the earth Niba hari umuntu ku isi actually should ushobora know kumenya precisely neza what ibyo Brother Frere Branham said, Branamu yavuze, what he meant, ibyo yashakaga kuvuga he n'ibyo preached, yabwirije, then I nta most gushidikanya certainly may nahita nzamura raise my ukuboko hand. I kwanjye thank my God ndashimira ministry Imana yanjye which is now ko happening ubukozi really buri mu murimo ubu is in direct bucometse connection neza, with the buri ministry mu muyoboro of Brother Branham. umwe n'ubukozi bwa Buranamu. As then Moses called nk'uko and led kera out the people of Mose Israel yavanye agasohora ubwoko bwa go Isiraheli, on Mount Nebo. ageze ku musozi wa Nebo And he yahajyanwe was taken up to the n'umwami, Lord because ajyanwa his mu bwiza grave is bw'umwami, not found kuko on the earth. imva ye ntiyigeze iboneka ku isi. Ariko But then we of course nyuma seen yaho him again in twamubonye Matthew 17, muri Matayo Moses igice cya and 17 aho Mose on the na Mount of Eliya Transfiguration. bagaragaye ku musozi wo But what guhindurwa. I actually want to say is, in the singular, icyo nshaka kuvuga mu with buke both promises, nuko dufite Malachi amasezerano muri Maraki 3 and igice Malachi 4. cya 3 n'icya 4. the first one, Isezerano rya First mbere promise. rirebana For the first no kuza coming kwa of mbere Christ. kwa Kristo. behold, I Dore send my nzohereza messenger intumwa before me. imbere yanjye. And the Naho second isezerano rya promise, kabiri riragira ngo I send dore you the prophet nzaboherereza Elijah umuhanuzi before Eliya mbere the coming of the y'uko great and umunsi dreadful w'Uwiteka day of the Lord comes. ukomeye kandi uteye One has to read ubwoba ugera. What Ibi Peter biratuma dusoma wrote and said ibyo about the day Petero of the Lord. yavuze mu One has to byavuzwe read n'intumwa what igice Peter cya kabiri already said in the book yanditse of Acts, avuga chapter iby'iyi 2, minsi. about this day. Ku In murongo verse wa 20, 20 one just has to ibi read bituma the Holy dusoma Scripture. ibyanditswe byera. Now we are still in the Ubu day of salvation, turacyari ku munsi and w'agakiza, on the day ku of munsi salvation, w'agakiza God has Imana helped us. yaradutabaye. When the day of uyu salvation munsi has come to its w'agakiza end, ugeze then ku iherezo, the day of noneho the Lord umunsi breaks w'umwami uturi and imbere, then, and then noneho habeho happens ibyahanuwe what mbere. was foretold. Ni ukuvuga ngo ku At the iherezo end ry'ibihe of the time of by'ubuntu grace,
mbere y'uko izuba ryijima, mbere y'uko ukwezi guhinduka amaraso, ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu, nuko Imana yabiteganije itanga isezerano ko hari umuntu uzaza umeze nka Eliya kugira ngo ateranirize hamwe ubwoko bw'Imana, hanyuma akubaka igicaniro cy'Imana, agashyiraho igitambo, ashobora kurangurura ijwi akavuga ati, ese muzageza ryari guhera mu rungabangabo? Igihe kirageze cyo gufata icyemezo gitunganye, kugirana isezerano. Nk'uko navuze mu ruhande rw'Imana, isezerano ryasohojwe, isezerano rishya. Ubu turi ubwoko bw'isezerano rishya, turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Twizera ibyasezeranijwe byose twasigiwe. Iri sezerano rishya by'umwihariko kugeza ku butumwa bwa nyuma, nk'uko ku itangiriro byari bimeze, ku iherezo hazabaho ukugarurirwa bisubire kuba nko ku itangiriro. Umwami umwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe, itorero rimwe ry'Imana nzima rigizwe n'abahungu n'abakobwa b'Imana bagiriwe ubuntu, bababariwe, bakiriye imbabazi, ugucungurwa gutunganye, kubohorwa gutunganye bakaguturamo, kandi bakiriye imbuto y'ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana rirakura rigashisha, nk'uko umwami n'umucunguzi yari imbuto yasezeranwe mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 15, ko imbuto izaza inyuze mu mugore kugira ngo imene umutwe w'inzoka. Pawulo abyandika mu rwandiko rw'Abagalatiya ko Kristo ari we iyo mbuto, muri we dufite ugucungurwa. Ni ijambo ryahindutse umubiri, kandi amasezerano yose yavugaga kuri we yarasohoye. Uyu munsi niko biri, turi abana b'isezerano, twizera amasezerano y'Imana kubw'iki gihe cya nyuma. Ubu ibintu byose byaragaruwe, ibintu byose byagaruwe muri gahunda y'Imana mu itorero ry'Imana nzima. Nta nyigisho y'ikinyoma, hari inyigisho y'intumwa yubatse kuri Yesu Kristo umwami wacu. Niwe buye rikomeza imfuruka, n'uwa mbere n'uwa nyuma. Uyu munsi ni Pasika. Uyu munsi turibuka ukuzuka k'umukundwa umwami. Ibyo twongere tubisubiremo n'umutima ushima. Mu by'ukuri kuba umwami wacu n'umucunguzi yaranyuze muri iyi nzira i Getsemani kugera i Karuvari. Na nukuri ko yamennye amaraso y'isezerano rishya, amaraso yera y'Imana y'igiciro, hamwe n'ayo maraso yinjiye mu buturo bwera cyane kugira ngo ayashyire ku isanduku y'isezerano. Amaraso y'isezerano yomatanye n'ijambo ry'isezerano ari ku isanduku y'isezerano, kandi isanduka y'isezerano irafunguye. Ijambo ryarahishuwe, ugucungurwa kwarasohoye, twahindutse
abahungu n'abakobwa b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Reka mvuge ibi noneho mbere yo kurangiza. Nk'uko by'ukuri Mariya yizeye ibyo yari yabwirijwe. Mariya yarizeye aravuga ati ndi umugaragu w'umwami, binkorerwe nk'uko wavuze. Ijambo rihita rihinduka umubiri, umwana w'Imana aravuka. Ibyo ni kimwe natwe kwizera ibyo umwami wacu yadusezeranije muri iki gihe. Umwuka wera aza ku ijambo twakiriye kubwo kwizera ibyo umwami yadusezeranije. Umwuka wera aza kuri iryo jambo twakiriye akarigira ukuri muri twe, tukava mu rupfu twinjira mu bugingo, tukagira uruhare ku by'Imana yadusezeranije byose. By'umwihariko ku bintu birimo gukorwa, turareba cyane ibintu byakozwe mu myaka 40 ishize. Bene data, bashiki banjye, turashima umwami azongera aduteranirize hamwe twese. Tuzongera duhurire hano twese aho twahuriraga ngo twumve ibibwirizwa. Muri iyi myaka yose twari twaratatanye, none turi kugira uruhare mu by'Imana irimo irakora ubu. None n'umutima wacu turashimira umwami rwose ko nashoboye kujyana ubutumwa kugera ku mpera z'isi. And if we may believe what the TV stations are reporting, niba twakwizera ibyo ibigo by'amateleviziyo bivuga, tugera ku isi ku bantu bari hagati ya miliyoni 10 na 12 z'abantu bumva ijambo ryera ry'Imana. Ariko ntituzi muri abo abizera n'umutima wabo wose. Ariko icyo tuzi ni kimwe: Aburahamu yahawe isezerano n'umwami ngo nk'uko inyenyeri zo ku ijuru zingana, uko utashobora kuzibara, uko utabara umucanga wo ku nyanja, niko n'abagukomokaho bazangana. Imana izabona umusaruro ukungahaye, kandi uzaba ari ingano, nta cyatsi kibi kizabamo. Imana umwami iduha umugisha muri iyi minsi, ibi byumweru n'amezi byo kugeragezwa. Umwami aturindire mu buntu bwe, aduhe ubwenge muri byose, kandi ikintu cy'ingenzi dushobore kwitegura kubwo kugaruka kw'ikuzo kwa Yesu Kristo turi kubonesha amaso yacu. That we focus on it. Let us say this also once again. Nanone As our Lord then nk'uko umwami wacu said to his disciples, yabibwiye abigishwa be, as the Father has ati sent me, nk'uko data so yantumye sent I nanjye ndabatuma. So Brother Branham, Na nuko Frere Branham yatumwe. and I say it very humbly, Ibi ndabivuga no guca bugufi kose. Igihe umwami yantumaga yarambwiye ati mugaragu wanjye, igihe cyo kubwiriza muri uyu mujyi kigiye kurangira, nzagutuma mu yindi mijyi kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye. Mwese muzi ubuhamya bwanjye. Mu myaka ishize yose, hafi cya kabiri cy'igisekuruza ku isi yose, najyanye ubutumwa bw'Imana, ijambo ry'Imana. Hazaboneka umusaruro ukungahaye,
umukumbi munini bazagira umugabane wo kuzamura. Imana umwami iduha umugisha muri iyi minsi n'isi yose. Nanone turashimira Imana and also our brothers who are working in the technique, na bene data bita ku by'ikoranabuhanga kugira ngo isi yose ishobore kumva. Ndashimira abasobanura kuva hose, abasobanura bagatanga iby'Imana yaduhaye, kandi turashimira bene data n'abashiki bacu bose ku isi yose abizera bakitegura by'ukuri kubw'umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Kristo. Ishimwe ribe iry'umwami wacu, nashimwe ibihe byose. Amen. Mwami Imana ishobora byose, n'umutima wacu wose ndagushimiye ko turiho muri iki gihe, kandi waduhishuriye ijambo ryawe, uhishura izina ryawe, uhishura umugambi w'agakiza wawe. Kuba twaragira ubuntu bwo kuba turi kumwe nawe, wagiranye isezerano ry'iteka ryose natwe. Wamennye amaraso, washyize amaraso ku isanduka y'isezerano. Ayo maraso aratuvugira. Ibyo turabigushimiye. Mukundwa Mwami, Mukiza, humura umukumbi wawe waguze amaraso ku isi yose, mu moko yose, indimi n'ibihugu. Start in New Zealand, where every day tangirira muri Nouvelle-Zélande, where the sun aho buri munsi izuba rirasira hano ku isi kugeza aho rirengera. Nibyo, aho rirasira. Shimwa izina ry'umwami rishimwe, kandi amoko yose abashe kugushima, bagushime, bagirirwe ubuntu, babashe kuvuga, bemere bagira bati warakoze, bavuge bati yego kuri iryo sezerano wagiranye natwe. Nk'umugeni agirana ubumwe nawe, umukwe Mana. Nanone ndagushima kubw'amaraso y'isezerano rishya, kubw'ijambo ry'agaciro ryawe ryera, no kubw'amasezerano waduhaye. Kubwawe ndagushima mu izina ryawe ryera rya Yesu Kristo. Amen.